muha kaze none ku Bansi Life TV. Nuwa mwanya mwese mumenyereye tugeze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dahote Uwimpuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi ngira ngo buri muntu wese abihe agaciro. Nkomeje no gusuhuza no kwakira bavandimwe mwese aho muri hose mu bice byose by'isi, abari mu bihugu bitandukanye, muri Amerika, muri Canada, mu bihugu byose by'Uburayi, muri Afrika, mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Rwose muhawe ikaze kandi turanyuzwe ku bwanyu. Tugirakomeje mu byigisho byiza bifashije ubuzima muri rusange. Turacyari mu byigisho by'umuryango. Tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bitandatu simusiga bikwereka neza yuko umugabo cyangwa se umusore muri kumwe icyo kwifuzaho gusa ari ukuryamana nawe. Ibimenyetso bitandatu bigaragaza neza yuko umugabo cyangwa se umusore icyo kwifuzaho gusa ari ukuryamana nawe. Tugiye kwitabaza igitangazamakuru cya bravethinkinginstitute.com ndetse turifashisha umwanditsi wakoze programu ya Manifest Your Man witwa Matt Boggs. Ni umwanditsi kandi ni umwigisha mwiza cyane. Ngira ngo tugiye kurebera hamwe ibintu abasha kutubwira. Nakwita ko ari nk'amabendera atukura, red flags, umukobwa wese, umudamu wese abasha kureba kugira ngo amenye neza umubano ari kumwe n'umusore cyangwa n'umugabo icyo urimo guhamura. Ikintu cya mbere, uwo mugabo cyangwa se uwo musore muhuye, ikintu iyo akwandikiye abasha kukwandikira texte zose, ibintu byose akwandikira ni ibijyanye no gutera akabariro. Abasha kukwandikira akakubaza ese position wumva ukunda ni iyihe. Urumva kuko abantu bose babibwira yuko izi ni topic abantu bose baba bazi, waba uri umugore cyangwa se uri n'umukobwa bumva neza yuko uko banezeza kubimenya, ariko n'undi muntu wese aba agomba kuba abizi. Abasha kukubaza ese urara niki cyangwa se uryama niki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibi rero umukobwa cyangwa se umudamu iyo abyumvishije akahita yumva ku munsi wa mbere cyangwa ku wa kabiri umugabo cyangwa umusore amwandika ibintu nk'ibyo, ahita atangira kwiciraguraho akavuga ati siki uyu nawe, agatangira akabloka cyangwa se akamutukagura. Ariko nshuti yanjye ntabwo ari ngombwa, kuko ntiwamenya ikintu kimugenza ni giki. Ntabwo abantu bose bakwandikira ibyo cyangwa bakubaza ibyo ari uko baba bakwifuzaho kugira ngo bagushyire mu buriri bwabo gusa. Hari n'igihe yaguteganyaho n'ibindi bintu bihambaye, ariko noneho ugomba kubaka uruzitiro ukavuga uti ariko rwose uri umuntu mwiza, mbona rwose uri umuntu unejeje, ariko ikiganiro nk'iki ngiki kigana gusa n'umukunzi wanjye cyangwa se n'umuntu dufitanye gahunda irambye. Twavuze neza yuko abagabo n'abasore bakunda umudamu cyangwa umukobwa uri sexual cyangwa se uri sexy, mbese ugaragaza neza yuko ari umuntu ibintu byose byo mu buzima bimunyuze kandi bineze cyane ibijyanye n'amabanga y'urugo. Ubwo rero iyo umubwiye gutyo ni ibintu by'icyubahiro rwose abasha no kukwibazaho. Ariko iyo umutukaguye ahita abona ko uri n'umukobwa cyangwa umugore utarezwe. Ahubwo ugomba kumwereka yuko nawe urabyishimiye, ariko ntabwo ari we muntu ugomba kujya kubivugana nawe. Iyo ari umuntu ukunze kandi wumva yuko nawe wenda hari ukuntu wamubonye umwishimiyeho gatoya, rwose ntabwo ari nko kumutukagura umwirukana, ahubwo nawe niba aje gukina nawe umufashe mukine, ariko ube wamurangije yuko ni kimwe mu bimenyetso kugaragaza yuko uwo muntu muri kumwe abasha kuba ashaka ko mujyana mu buriri. Igikurikiyeho cyose, ibindi bihe byose bikurikiyeho, urumva niba umubano mwawe utangiranye mukawukomezanya, naguhamagara kuri call, niba mutembereye mugiye ahantu mwamwica ahantu mugiye gufata akantu ko kunywa cyangwa se ko kurya mwasohotse, azakora uko ashoboye kose ko mu biganiro ari ibyo muzavuga. Ntabwo uzumva kubaza ati se famiye yawe iraho bimeze neza, se mumeze neza, cyangwa se muzumve akubaza ese projet ufite nizihe, mu myaka 5 urumva no kubaka ibiki, cyangwa se ku kazi bimeze gute, cyangwa se mbese ibintu nk'ibyo by'ubwenge ntabwo uzumva bikubaza. Ahubwo iyo icyo azajya kubaza ese urabona mbese ibintu by'amabanga y'urugo ubyumva iki, akora uko ashoboye kose ku buryo mu biganiro byanyu ari byo muvuga byonyine. Kandi nanone
ntabwo azajya akangwa no gukoraho cyangwa gukorakora nuko yakureba yagukora ku mabere ku maboko, mbese ubona ari umuntu ukorakora cyane, nta nubwo yanakanga no kukubona uhagurutse ngo ananirwe no kuba yagukora ku maguru. Ubwo inshuti yanjye urabe maso, kuko abagabo n'abana beza buriya ntabwo ajya yihishira, ikintu kimurimo nicyo agusohorera, nicyo akwereka, nacyo azakubwira cyane. Noneho uramutse ukomeje kubana nawe ibihe ukazanageza ikamubaza ati ariko se nshuti yanjye, uyu mubano wanjye nawe urabona uzatugeza hehe? Abasha no kukubwira ati rwose nshuti yanjye mukundwa, urabizi ko ngukunda, ariko reka ibintu tubitware gake. Iyo ushatse kumubaza aho umubano wawe ujya, ashaka ko mubitwara gake, ariko iyo ashaka ko ari iby'amabanga y'urugo, ashaka ko mubivugaho cyane kandi mubitware cyane, mubyihutane. Nshuti yanjye rero, kwirinda biruta kwivuza. Buriya iyo uzi umusore cyangwa umugabo muri kumwe ikintu ashakaho, bituma umubano wanyu ugenda neza, ariko wabona yuko atari na ngombwa ukawuhagarika nta kibazo, kuko aho kugira ngo uzarire ejo uzasanga ari n'umuplayer no mu rugo akugejeje, usanga ni player uri aho ngaho, mbese ni umukinnyi umuhehesi uri aho ngaho. Byiza nuko wabasha kumenya uwo muri kumwe wari we uyu munsi. Icya gatatu, iyo umushaka ntabwo umubona, ariko we agushaka igihe ashakiye. Niwe ushyiraho terms na conditions zo kugira ngo muhure, niwe ushyiraho, niba navuga ngo ni schedule, mbese plan ziwe z'umunsi agushyiramo, ariko ukaba igihe agushakiye abasha kugutuma ati ndashaka ko tubonana cyangwa se unsure. Ntabwo ashaka ngo agusure, ahubwo we uramusura iwe mu nzu, cyangwa se mu kimwe mugahura ahantu habasha kumwaranja, habasha kumufasha kugira ngo abashe kugugeza mu buriri bwiwe. Nshuti yanjye rero, kwirinda biruta kwivuza. Ntabwo nongeye mbisubiremo, ntabwo ibi byose turi kuvuga ari 100%, ariko nibura biri mu bimenyetso bimwe, ya mabendera atukura navuze, umugabo azazunguza ukamenya yuko icyo gushakira ari kuryamana nawe gusa. Ubwo rero ntuzajye wiciraguraho, numuhamagara uzamubura kuri telefone, ariko we nagushaka azakubona. Nakubwira ati ngwino unsure, uvuga uti rwose uyu mugabo arankunda, umusore arankunda rwose, anyitaho cyane, dore buri munsi aba yampamagaye buri munsi, ariko menya naguhamagara arakujyana hehe. Icyo kintu ugomba kugiha agaciro. Ikintu cya kane noneho gikurikiyeho, buri gihe ashaka ko yinjiza sex mu kiganiro. Igihe cyose ni sex. Nubwo baba batangiye kumubwira ibindi bintu ku ruhande, arabikatisha akagarura sex, kuko ariyo akunda, ni topic imunezeza, nubwo buzima abaho. Kandi noneho kubigarura, impamvu nyine nuko amenyereye yuko abakobwa bose n'abagore bose babana nawe ari byo biganiro bagirana. Uwo ashyize mu buriri aramureka agafata undi, yaba akubonye akafata undi, gutyo gutyo gutyo, nubwo buzima yiberamo. Ubwo nawe abasha kugira ngo nawe urumwe n'abandi bakobwa cyangwa se n'abandi bagore. Niyo mpamvu rero biba byiza iyo wamutahuye kare, wakora n'ibintu rwose bigaragaza yuko wamutahuye kandi wamubonye. Niyo mpamvu rero ku ngingo ya 5, iyo uramutse umubwiye hoya, ukamuhakanira ibintu byose akwifuzaho bijyanye n'ibyo bintu by'amabanga y'urugo, cyangwa se no gutera akabariro, kuryamana nawe akabona ko nubikozwe nubishaka, ikintu kizabikubwira ahita aguruka, nagongera kumubona, kuko nyinde icyo aragutegerejeho nicyo ngicyo. Nimba abona yuko bitazavamo, bidakunda, nagongera kumubona, uzamuhamagara buri gihe, telefone uzasanga iri busy, cyangwa se mu kimwe nakwitaba akubwire ko ari busy. Nibikurakaza ukajya kumureba, kuko urumva mumaranye igihe kinini cyane, wenda wajya kumureba akavuga ati ihangane ndi busy, cyangwa se ndakubwire nabati ubundi wajyaga hehe, kuko utantegereje kugira ngo tubanze duhure, ngewe nari kuguhamagara n'ubundi nabiteganyaga ko nari kuguhamagara, uje kumara iki? Ugasanga ndimo kukubwira nabi. Ubeshuti yanjye, menya neza yuko uyu ni ryabende none ry'umutuku ryanyaryo. Umuntu umusore cyangwa se umugabo ugukunda koko, ufite ikintu aguteganyaho, niyo umuhakaniye abasha kubyubaha, kuko buriya ibintu nk'ibi ngibi umuntu uguteganya ibintu byinshi, kuko nubwo waba uri sexual, nubwo wari sexy gute, ariko imubwiye oya abasha kuguha agaciro, kandi ntibimurakaze, ntibituma atongera kukuvugisha, ntibituma atongera kukureba, kuko umuntu uguteganya ikintu cyo cyose abasha kwemera wowe ibyo ushaka.
ni ngombwa rero yuko umenya ikintu ushaka kuri uwo mugabo. Iyo uzi icyo umushakaho noneho akabona n'ibyo agushakaho, ubasha kugeranya ugashyira ku munzani wavuga uti ibyo mushakaho n'ibyo anshakaho, ibyo anshakaho ndabona bitavamo, ugahita musezeranaho mugatandukana neza, mukaba inshuti zisanzwe, ariko ibindi bintu bihambaye mukabyihorera. Inshuti yanjye rero, kwirinda biruta kwivuza. Utazajya wishora mu kintu mwatangiranye warabimumenyereje, none iyo ugeze ahantu ukabyanga, ahita abona yuko nyine wahindutse, abasha no gukeka yuko uri mu bandi kandi nta n'abandi urimo, ahubwo nuko wabonye yuko ibyo bintu bidakwiye, ukumva wowe ntushaka gukomeza kubibamo. Wari uzi ko ari ibintu biri aho ngaho bisanzwe by'imikino gusa, ariko none ukabona we ari serious, arashaka ko mukore ibintu nk'ibyo ngibyo bihambaye. Ubwo rero inshuti yanjye, kwirinda biruta kwivuza. Ikindi kintu noneho cya nyuma, abasha kukwandikira cyangwa guhamagara akubwira ko ashaka ko muryamana. Uwo rero ni umwana mwiza rwose, yanabyeruye, ashaka ko muryamana akabikubwira. Abasha guhita kohereza amafoto yiwe yambaye ubusa kugira ngo hari niba abagira ngo akupime, simbizi. Inshuti yanjye rero, kwirinda biruta kwivuza. Umuntu ugize umugisha akabikubwira, kuko byanze bikunze ukuntu abagabo ari abana beza. Umugabo wese ahaba akagera n'umuhigi, kandi iyo yaguhize akakubona, ubasha guhita umubura umureba. Abagabo bakunda ibintu bibavuna. Iyo yakubona akabona ko ibintu byose byoroshye, hari igihe gutekereza ukuntu nubwo yaba atari uko nguko uri. Inshuti yanjye, nubona ibi bintu byose uzamenye yuko uzibeshya ukaryamana n'uyu mugabo, uzahita umubura. Cyangwa se n'uwo musore, umusore ashobora gukundana n'umukobwa bakaryamana, ariko mu rugo akashyiramo uwamunaniye. Ikintu mukimenye, abagabo bakunda guceza, bakunda gukina n'abagore n'abakobwa, akaba afite abo yihengekana nabo, ariko najya gushaka ntabwo azagushaka wowe, azashaka wa undi wamunaniye, kuko niwe azagira avuga ati uyu muntu wananiye buriya musize no mu rugo nkagenda nagaruka nkamusanga. Ariko wowe wamwemereye, bivuze neza ko nta n'icyizere yongera kukugirira. Ahita abona yuko nyine uko umwifungurira n'abandi bose ariko umufungura, agahita abona neza yuko inzira yo kujya iwawe ari nko kwinjira mu kabari cyangwa se kwinjira muri hoteli uko wishakiye. Ubwo inshuti yanjye, kwirinda biruta kwivuza. Utazajya wiha umugabo uwo ari we wese, cyangwa se wumva ko umufiteho amarangamutima ngo wamukunze, washyushye cyane, kandi uko urushaho kwatura abakanabibona yuko watuye, abasha kugukoresha ibyo utifuje mu buzima, kandi yamara kubigukoresha agahita aguruka. Kuko byanze bikunze umugabo cyangwa umusore gukeneye ibintu bizima by'ibihe bidashira, agenda gahoro muri icyo kintu kijyanye n'amabanga y'urugo. Ntabwo ari byo ashyira imbere cyane. Ikintu ashyira imbere cyane ni umubano wawe, ukabanza ugakomera mu kubaka ibintu bikomeye. Umugabo rero cyangwa umusore ushyira sexe imbere, buriya yakubonye, yaba yabonye ko uri igishoshwe cyangwa se uri ikinyugunyugu kirwa kigurukira hirya no hino, nta kintu mwakongera gupfana. Abagabo rero bakunda abagore babarushya. Mwaryamanye hita umusezeraho. Ntabwo bivuze yuko bose ari uko bameze, ariko umubare munini w'abagabo nuko ukuntu bakoze. Nugira umugisha mukaryama akakuzana n'iwawe, menya neza yuko twifashishije igitabo cya Dr. Nancy Van Pelt. Ntabwo akwizera, muzahora mu nduru, azi neza ko wacomotse wagiye, aho ugiye hose agira ngo ugiye mu bagabo, kandi nawe ndahamya neza yuko utazamwizera. Niyo mpamvu rero kurya ubukwe bubise nabyo biri mu bintu bitari byiza. Inshuti yanjye, kwirinda biruta kwivuza. Hato utazaririra mu myotsi, kandi wakabaye waririnze hakiri kare. Ese hari ikindi kintu ushobora kumbwira twakongera muri ino liste y'ibi bintu 6 bigaragaza ko umugabo icyo yifuza kuri wowe gusa ari kuryamana nawe? Yandikira muri comments. Niba uri mushya kuri channel, kora like, ukore comment, ubaze ibibazo, kandi ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo video zose zizige zikugeraho mu buryo bwihuse. Kandi udukorere na share kugira ngo ibyigisho bigere ku bantu benshi, kuko n'ibyigisho bikenewe n'abantu benshi. Igiciro kwa namwe kumwe nanjye Dohote Uwimpuhwe, naho utaha muri video ikurikira. Bye bye.